bagomba gukomezanya tukarangiza na video ariko twese tumubura Zanzibar Pamela ndabango ntabwo nje kubyiruka inyuma natwa kingana iki mukoranye indirimbo hashize 1 year mwaka indirimbo iracyabitse barayibye bayikuye muri studio twari turi kuri Country Records kwa Element aje kumona kuri YouTube ariko igihombo cyavuye yuko nta kintu kizima nakuyemo ni foto n'indirimbo Benara twumva ubutumwa mugenera umutima namugenera bro kuko ndumva nanga ari nge yabikoze gusa na Bulldog bafitanye icyo kibazo ikintu kibi Imana irahana ushobora guhemukira umuntu utazi ko tomorrow uko bizagenda ejo ikiza nuko byagenda gute yakubaha amafaranga y'umuntu niba bamwubashya batineka nkorane nawe bikora soza ibyo watangiye kugo n'uwo mujama ari gushaka yo hit wenda we agira hajya umushyire umugati munda n'umwana waryo ariko utabitekereje in the wrong place no ku rwego ariho nizera ko atagaguye kuba hemuka umuntu ugeze nanjye nabyarantunguye bro nanjye byarantunguye nawe se no kurutunaziranye mbere yuko na Medi mbere uko atangira kuba the band of today ibyo byantunguye nawe se man ni gutya se kandi tuziranye no Green we twaranabanaga nkibazo se yahamagara Green ati mpereza na Tony tuvugana nkibazo ukuntu wabukoze ibyo bintu because of money na nubu ngo sinamse atagira undi urakara ariko Bulldog arabinkorera Bulldog pi nkundira imyandikiro ye ariko Buda kura ko sinzi niba ari gusoma ibinyamakuru byo muri Amerika cyane akanamenya hip hop zahariya azi ukuntu beat igenda pi ararenze nawe ariko Buda ngiye mbona nyine batandukaniye bombi batandukanye mu kwandika ndumva niba mwarumvisha indirimbo ntibishoboka pi ariko disinga Buda nanjye yaramvuzemo Cindy Green Fire cyangwa Young Tone numva bari kudisingana Bulldog yobera iranjyana kuko urebye at the end of the day ntaga feeling ibyo yakoze byose niko igitumana namuvuga niko twatangiranye mubona tugenda n'amaguru dutega amataxi voiture tujya kuririmba hano bakatwambura ariko still today ashaka gukora ira concert ira show na Riderman ukabona abaye success ko bamwe bavuga ko Riderman uyoboye oya Rider ntago yaba uyoboye Rider ntago numva indirimbo ya Riderman usibye iriya ya R nta indi nabanze nagaruku na is talented n'umujamuri talented ariko ntago ari street Celebs Magazine Show. Uyu mugabo ntimwari muherutse nta wundi ni Young Tone mutari muherutse what's up bro what's up gang how you doing fine good to see you my brother it's been a long time hamaze igihe sure yeah so I appreciate to see you man kandi wasante kumpamagara ego meze neza nta kibazo ndabona imico ari yose bro agabirenze kukurusha se urarenze umeze neza umuntu aba yarahindutse ari benshi bari bazi ko utari hano mu gihugu benshi bazi ko nakomeje muri Amerika ariko time yabyo ntago iragera ngo nsubireyo ariko so far ndi hano hafi nshaka ndi muri East Africa ya Nairobi none nari maze igihe ndi guhigira agaceri ariko so far misingaruka nawe urabonye ko tuse tubonana oya ni iby'agaciro kubonana nabonaga ari benshi bajya batwandikira bati Young Tone bw'amahirwe rero turi kumwe thank you fasha wiyibutsa abantu mu kintu bakumenyemo cyane benshi banzi mu ndirimbo ya Gabi y'Imana natangiye muri music nkora gospel ya respect ko ari Negahongayire nawe sister ni wakize muri mode yo kugira ngo nshobore kurapira Imana wenda ntange message yanjye kuzira ndirimbo zirimo message ni indirimbo ya Gabi yitwa Amahoro umuntu wese utayizi yarebamo Gabi Kamanzi Amahoro ninjye watanzemo verse nyuma yaho njya muri Stone Church ubwo na Bulldog Green P Fire Nick Breezy n'abandi benshi muri kuko team yari ndende nyuma yaho ntangira gukora njyenyine na P Fla ni hip hop by the way ni hip hop ngo hari nshyashya ndaturayivugaho nyuma gato tuzamuke muri yo bakumenye yes kuri verse agwa heza bronze naravuze ni is my hope is my place is more cases is more face case share blood for me I thank him for Christ died for me he will come to the light shine on me he will ride homie I take chance to know God homie the truth the Bible never tell lies Amahoro
niyo ngiyo. Yego ngira ngo benshi bahise bibuka icyo gihe uko ibintu byari biri fresh. Noneho dusangiza urugendo rwawe, ni gute waje kwisanga muri injyana ya hip hop? Njye ibya hip hop byatangiye ndi muri Amerika. Nari mfite 19 gutyo. Nigeze gukora ibintu by'ubu DJ mu mapari y'abanyarwanda, especially kuri za bonane, ku ma birthday, ku ma anniversaire. So nyuma yaho ngaho nkunda twahageze 96, surumva Tupac yarakiriho. Surumva nahise ngenda kugira ngo numve message batanga. Iyi message ngiye kureba nsanga nanjye nayitanga, especially niba ngiye kwivuga mu ijambo ry'Imana. Urumva ko nturuka muri famille isenga, so urumva ntabwo nari kurapa ibidafatika. So nyuma yaho rero nisanga muri hip hop, ngeze mu Rwanda nsanga abashuti banjye benshi cyane, harimo ba Buddha, Bulldog Respect, hazamo Vayo, hazamo Green P ni nka cousin wanjye mukunda kubi, and then na Pfla dufite n'isano byatari kuko n'abana bacu barakinana. So urumva byagize aho ngaho biba ngombwa yuko nisanga muri hip hop, haza abajama abanegji kuko narabumvaga, ariko ngiye ntari nafata ubushobozi bwo kugira reka mbinjiremo nanjye ntange message yanjye. Nuko byaje. Nk'ibihe utajya wibagirwa byaranze hip hop muri icyo gihe ni nk'ibihe? Nibuka concert ya K8, launch album ya K8 yarampamagaye tukubita show ya fresh kuko umva naje nyuma ya King James ndumva. So igituma izo ngomba kuzi arizo nshobora kuvuga ngo that's the main memory nshobora kwibuka muri hip hop ya cya gihe. Nuko K8 ntabwo yagomba kumpamagara, ntabwo byari ngombwa, ariko byarangiye yuko nza gukorera performance, kandi na performance abantu barayikunze. Niho na performance indirimbo yanjye ya mbere itari gospel. So aho ngaho niho memory nshobora kuba mvuga nti no kugira ngo mbe inshuti na ba Bulldog, mbe inshuti na ba Fireman. Kiragiye abaraperi mwabagaho mute? Kiragiye sisi ugira ngo uyu munsi hari ama contract, umunsi hari ama company asinya shake. Kiragiye twarihiringaga, kiragiye twafataga amafaranga yacu tugashora. Niba ngiye gukora featuring na runaka, urumva ntabwo nagenda ntafite amafaranga. Na producer shout out to Pastor P. Pastor P ari mu bantu nabo batangiye batumye indirimbo zanjye zimenyekana. Pastor P ko kiragiye umuntu yamuherezaga 5k akakurikodinga. So Yego. Ikintu kibiriya bihe nabikundiye niko hariya warastrugglingaga. You should say now for now, urabibona yuko today hari ama company, hari abashora, hari abagomba kugira ngo batange amafaranga kugira ngo Ishkevin amenyekane, hari Skol, hari kiriya kiganiro cy'aba Buddha na Riderman. Hari abashoye kugira ngo ibintu bitere imbere, ariko kiriya gihe ntabwo bari hip hop yari itarafatwa nk'injyana cyangwa wenda ngo nk'injyana. Twakundi ushobora kuvuga uti ukaba success ukoresheje hip hop, ariko ubu ngubu abantu bari success bashobora kugura amamodoka yari bakoresheje iranjyana. Mwabagaho mute kiriya gihe ukuyeho ngewe se mvuye muri Amerika nagomba guhamagara World Limit ngomba guhamagara umukecuru cyangwa guhamagara muzene bana. Ariko again kubana n'abantu nagiye mbana na hip hop, mbana nabo turanakundana benshi. Ariko kiragiye kubaho abenshi hari agati gito ndibuka Jay Polly ansanga ahantu nakoraga muri coffee shop y'umutante yaje n'amaguru. Icyo yakimwishe Green, rest in peace Jay Polly. Icyo yakimwishe urabona ko hari agati gito kiriye. Ubu ngo nta gati gito gahari. Ngaho indirimbo imwe ishobora kuguhereza miliyoni zingahe, ariko kiriya gihe ntabwo byashoboka. Hanyuma ubuzima bw'abari bari muri Tough Gang wabanye nabo cyane. Tough wayibona gute? Ibyo ujya wibukira kuri Tough Gang? Ikintu cyantunguriye kuri Tough ni ukuntu bose twahuye differently, twahuye dutandukanye. Ari Green twahuye ukwe, icyambere Green twahuye ari kumwe na Jay Polly kuko barakundanaga cyane. Buddha tuza guhura ku yindi situation tuba inshuti. Piwe urumva nawe yaravuye hari hakurya, ndumva ari kiriya gihe nawe yaravuye muri Norvege. Tuza duhuza na life kuko aho nari mvuye nanjye ndahazi. Yaravuye ahantu habi, yaravuye ahantu urabyumva nawe uburoko, kandi twese tubanje gukora uburoko hanze. So duhuye hanga tujya tuconnectinga
Fireman niwe twahuriye i Kanombe ariko twahuye nawe aje ari muri crew yabo biba ngombwa ko tuba mushuti yeah Buddha ni na original salute to the general so Buddha we kwako ntago Buddha twahuje cyane kubera music twahuje kubera twari dufite ukuntu duhuje famille duhuje ubushuti bwa life tubayemo at the moment ariko bitari mu bya music byaje nyuma batagiye gufoma iriya Stone Church ubwo nanjye bahise bambaramo Vayo ari Kanombe nawe twahuye ari inshuti yabo ntabwo nari muzi cyane ariko ukuntu muhuzwa n'ibintu dutoya mukaba amashuti ariko mukaba amashuti even different ways niba ari bandana green bandana tugahuza ukwe tugahuza akazana Vayo twanajyanye hariya ku ishuri birangira none twese tugomba kuba connecting kandi tugomba gukundana correct abenshi byari respect itari respect ni this you see what I'm saying kuko for prime example ni nka Paxson yarapaga mu cyongereza nyose habaza kumubwira bati ariko hari umujama we twanga tonuje ashobora kuba ashobora gukosora ubwo bumva we yabifashe ukundi kuntu dukora n'indirimo nakora indirimo ku ruhande nawe akurize ugasanga abantu benshi bagomba kumva exactly ya slang ya US kandi we yarafite slang ya Uganda so urumva rero byari different wenda ukuyeho ariko ni inshuti yanjye today and my brother ariko wenda niwe tutahuje neza kubera competition twari dufitanye yo kurapa and then abandi bose ndumva nta kibazo harabo ntahuye nabo harabo twahuye ubu ngubu today harabo tutaziranye ariko at the moment bari abo twari abakera ese buriya muri tafu ninde muhanga waruri question de marble nzuranyishe ubwo urumva nimvuga umwe akanyumva buriya sinavuga ndemara bose bari talent umuntu waruriho nje singiye kukubesha na nubu ngubu sinamse atagira undi urakara ariko Bulldog arabinkorera Bulldog pi nkundira imyandikiro ye ariko Buddha kubera ko sinzi niba ari gusoma ibinyamakuru byo muri Amerika cyane akanamenya hip hop zahariya azi ukuntu beat igenda pi ararenze nawe ariko Buddha ngiye mbona nyine batandukaniye bombi batandukanye mu kwandika ndumva niba mwarumvisha indirimbo ntibishoboka pi ariko disinga Buddha nanjye yaramvuzemo Cindy Green Fire cyangwa Young Tone numva bari kudisingana ariko at the end of the day tuje guhura n'abase ira disi yari yiki ati we ntago nakuvuze ariko uko arabizi ko ndumufana at the end of the day Buddha mbona ari ubikora today ubona ari ndi yoboye injyana hip hop uyu munsi for now nimikugirana none uranyije ariko twire kure tuganire bro uranyicira abaneza uyoboye injyana nuko namuvuga wenda kuko ari n'inshuti yanjye ariko Bulldog yobora yanjyana kuko urebye at the end of the day ntaga feeling ibyo yakoze byose niko igitumana namuvuga niko twatangiranye mubona tugenda n'amaguru dutega amataxi voiture tujya kuririmba ahantu bakatwambura ariko still today ashobora gukora ira concert ira show na Riderman ukabona abaye success ko bamwe bavuga ko ari Riderman uyoboye oya Rider ntago yaba ari uyoboye Rider ntago numva indirimbo ya Riderman usibye iriya ya R nta indi nabanze nagaruku na is talented n'umujama ari talented ariko ntago ari street we are from the streets bro we are from the streets we rap about stuff tubona you know what I'm saying Rider ibintu arapa bishobora kuba ari ibyo kubyina you know what I'm saying arabyina kokoriko akabyina ni ibintu byo kubyina by'aba baby ariko gasanga Buddha nk'umusaza gasanga byavuze I can relate to it nshobora kuyisangamo ariko Rider ntari ibiryo to respect noneho nka Bulldog na Riderman Bulldog Riderman Pifra muri bo bantandukanyirize urankomye nanone bi uri kunkoma bibazo byawe anyway kuri P this street guy nawe no mu streets you know what I'm saying yahuye nawe n'ibibazo byinshi cyane urumva ko ashobora kurapa ibintu by'ibibazo yahuye nabyo kandi benshi barabizi uvuze na Buddha nawe somehow nyuma ya byose nawe mubona nk'umuntu ahuye na life you know say ariko Rider ntago nzi life ye kuryo navuga ati Rider yahuye n'ibibazo yahuye nukuvuga ntabwo wemera none imirapire ya Riderman ntago nakubwira ko Ormare Cream vuze ko nyanga
ariko ntago ari indirimbo nashyira muri ekuteri nkavuga nti izi ndaziriraho tize cyangwa no nizo kubyina. Ese umuraperi nyawo ubundi ababigenza ati umuraperi biratandukanye my brother, you know, abaraperi baratandukanye. Ushaka gusanga Drake na Kendrick Lamar. Kendrick Lamar ashaka kurapa, iyo tumubonye Kendrick Lamar baro yahitinze kurusha Drake. Drake urumva ko bamubwiye ati uri umukobwa uri mu by'abakobwa, simutumukonsolinga mu muraperi na Kendrick mu muraperi, but then there's two different things. Kendrick arapa ibya hariya Compton, akarapa hariya ibyo abantu babona, ariko Drake ntabwo yarapa ibya Toronto ngo bishoboke ngo abantu babyakire. That's different between rappers. Bamandi urapa bya bindi bibaho kandi wabonye, ariko Drake ashobora kuririmba akarapa akaririmbira abakobwa, so I don't consider him as a rapper cyane. Yeah. Okay. None se tukira aho ngaho nanakwemera cyane ku bisubizo uri kugenda utanga. Thank you sir. Negjiwe umubarahe. Urari cyongoza. Akunda kuvuga ngo ninge mwami ngo winjyana ngo no pioneer, wowe Negji umubarahe. Unabirebye ni ari mu batangirira njyana. Ya reggaeton. Ni wayitangiye kuko nza no mu Rwanda. Nza no mu Rwanda nasanze Negji afite izina. You know what I'm saying? Ushaka kubivuga kuko ushaka kuvuga ngo ni inshuti yanjye, ariko twicaraga ahantu dushobora kwicara ahantu na Negji agatanga freestyle, nanjye nkamukubita indi kono turi kugendana. So nawe ari mu baraperi banjye imirapire sasa yaza muri bangahe shari hejuru ya batanu kuko ntago ari kuvuga ngo ni inshuti yanjye. Ari ku mwanya wa 7 cyangwa wa 8 aho ngaho, ariko ahora avuga ngo ari ku mwanya wa mbere bitewe n'ukuntu injyana imeze. Nose niba uko numvishe story Riderman yaje yigana Negji urebye niko nabyumvishije. Noneho niyo yiganye Negji urumva amurushaho aga step kuko uri kurapa ibyo Negji arapa. Orera baraperi 10 sasa ku rutonde rwa mu Rwanda. Urankomye. Hazamo Buddha number 1, Green P number 2, hakaza Vayo number 3, then hakaza P, then hakaza my brother number 5 Negji kuko Negji nawe yakomye umuntu aramukoma. Yeah, aramukoma. Kuri number 5. Okay. Then the rest abandi ni bashasha. Harimo Ishkevin nawe ari murabonga muri. Then hakaza abandi ntago dushatse se nitwahiniraho hari cyo bitwaye. Yumvishe indirimbo y'amahoro. It's my hope is my place is more face, more cases, more case. In case you shed blood for me, Jesus, I thank him for Christ died for me kumusaraba. It will come to life. Urana ni true story ni byabayeho. Ntabwo ngenda ibintu ntazi cyangwa ngo ngiye kukura. Kiretse ari for fun. Ariko most of the time bamvuze nk'indirimbo nshasha nafite na The Ben. Amagambo navuze ni nari maze gucamo. Ariko nk'agafro gato kuri indirimbo ya na The Ben. Umuga feelinga. Now we see yarandiye by the way. Miliyoni 25. Miliyoni 2.5. 2.5 million for featuring. Ni wamwishyuye. Ni management. The management ari mfasha icyo gihe ba petit bavu twabanye state bati oya reka twishyira indirimbo hitamo muhanzi. Ahantu byambabaje niko nashatse gufata Bruce Melody. Ko Bruce Melody umukoranye mba ndeba ibihangano bye mbona nuko nakorana n'abantu mukoranye na Bruce arabirangiza ntaga kujyana gice, ariko Ben yanjyanye gice akimara kubona umufungo bakimwereza nawe nahise mubura. The Ben arakwishyuza kugira ngo mukorane mwese muri abahanzi mwahasarinze anga mu gihugu. That's niyo question, nicyo kintu cyababaje abantu benshi, ariko we turi kuganira no kuganira discussing ukuntu bizagenda. Yambwiye ngo ntabwo nakwishyuza amafaranga nakwishije abandi, you know, uko arabamwishyura 10 arabamwishyura 20 ukubwo we yagukoreye discount. Niyo discount rero twagomba gukomezanya tukarangiza na video, ariko twese tumubura Zanzibar Pamela ndabango ntabwo nje kubyiruka inyuma na yatwa. Kingana iki mukoranye indirimbo? Hashize 1 year. Umwaka. Indirimbo iracyabitse. Barayibye. Bayikuye muri studio, twari turi kuri Country Records kwa Element. Aje komona kuri YouTube. Nyikurisha nka kabiri ariko igakoma isubiraho kuko bagiye bakoresha
muza zitandukanye kuko nasanga hari ifoto yanjye nawe hariyo duhagaranye nyabyo hari n'izindi bakoze bagiye bafata kwa kundi bafata YouTube gafata ifoto y'umuntu gafata yindi surumva rero nageze aho n'abana you know what kongera kwigarukamo nzagaruka nayihinduye wenda nzakoresha Alibze na chorus ye ariko iriya bafite kuri YouTube Young Tone Hip Hop Rwanda iriho ariko ntago irangiye neza none Ben ko wamwishyuye kuki atagufasha ngo ibintu birangire nawe wizi baraba G hari igihe umwishyura icyo yabonye yakirangije then ugasanga nyuma yabyo agiye kuguca kuko yanciye miliyoni nanone 2.5 sa video kandi ugomba kugendera kuri bitime yiwe niba ari imyenda ugomba kuyikodesha hashaka niba ari video director ugomba gufata uwashaka ntabwo yafata abo nshaka urumva ngo haraho yambwiye ngo ngiye ntago kamera zose zanjye imbere genda urebe yari yambwiye sinzi pro director ukora video yari yambwiye nawe uhenda so Bobo Pro niwe agomba kwirangiza mixage so ariko nyine at the end of the day muzayumva irahari ntundi ndacyayibitse mu gikoni ariko nimara kwiteka yagushyize mu gihombo ari igihombo cyagiyemo igihombo ko ari amafaranga twari kwikoresha ikindi kintu sipika abana barapeti batanyumvaga bavuye state bari kuyajugunya ariko igihombo cyavuye yuko nta kintu kizima nakuyemo ni foto n'indirimbo Ben aratwumva ubutumwa mugenera umutima namugenera bro kuko ndumva nanga ari ngiye yabikoze gusa na Bulldog bafitanye icyo kibazo ikintu kibi Imana irahana ushobora guhemukira umuntu utazi ko tomorrow uko bizagenda ejo ikiza nuko byagenda gute yakubaha amafaranga y'umuntu niba bamwubashya batineka mponane nawe soza ibyo watangiye kuko n'uwo mujama ari gushaka yo hiti wenda we agira hajya umushyire umugati mu nda n'umwana waryo ariko utabitekereje in the wrong place no ku rwego ariho nizera ko atagaguye kuba hemuka umuntu ugeze nanjye nabyarantunguye bro nanjye byarantunguye nawe se n'ukuru tunaziranye mbere yuko na Meddy mbere yuko atangira kuba the band of today ibyo byantunguye nawe se man ni gutya se kandi tuziranye no Green we twaranabanaga nkibaza se yahamagara Green ati mpereza na Tone tuvugana nkibaza ukuntu waba ukoze ibyo bintu because of money ari ingaruka byamugiraho gukora kuriya kubakora kuriya guhemuka bigira ingaruka ntago at the end of the day nawaze ntago azabura umuntu ubimukora niyo ngaruka nawe reka twiririmbire sasa ari ribi iyi fo yawe wazamutse muri indirimbo uremo na The Ben duheho nawe kubite si yambu ni bubanza ele kabirazamo element you can look in my eyes, see I'm ready for whatever state you think me body made me better, I ain't dead, do you can take the chicks in the chill, I'm in again, no deal, I'm still the go. Took my feeling for the moment, body won't forever, got a real go hard, I'm from rich God. See me hanging with some real niggas, I ain't never back down and ran from no nigga. I ain't sit down yet, and I'm close to go red, and if never by myself, I'm staying with nigga G. Gang. Ariko nk'indirimbo mu ndirimbo zawe ahantu ujya wicara ukavuga uti nanjye indirimbo narayiririmbye numva kabisa kimvuye ku mutima ni iyi ya The Ben n'iriya ya Gabi zindi ni featuring All Stars ariko iyo iri personal cyane n'iriya ya Gabi uko niyo bazi cyane niyo nawe aracyayiririmba Gabi shout out to Gabi Kamanzi nawe aracyayiririmba yagiye kuririmba bagomba kurangiza bamubwira ati turirimbire yindi iriho Umunyamerika ndiye nakazi ya The Ben kuko ya The Ben nanivuye kure cyane n'ibintu nanditse byari personal reka twigire ku gice cyawe cy'ubuzima inkuru ziracyaracyara ngo Young Tone yirukanwe muri Amerika iyo story byagenze iyo ngiyo ni classified documents nakaba nyiguhaye ariko wampamagaye bitapfa ubusa na time yawe nabo nkunda kwiganiro cyane kuko iyo ari past ari giye umuntu twageze muri kiriya gihugu ndi umwana sinahageze ndi umwana then ari bishuko byinshi ni igihugu kinini cyane ni United States of America bro ni igihugu kinini cyane hazamo n'ubushuko nshaka kugira inega uko babyita nshaka kugira inega nshaka kugaragara muri zo streets uko ibyo narebaga muri clip ntago ndagerageza mbibemo niba ari ayo mafaranga ndagerageza nyafateho niba ari ayo mafaranga
so make long story short ntabyihuse cyane ntabigiyemo cyane ni abantu twagendanye babi birangira ngewe urumva ntabwo nafite ibyangombwa bya nationality, so biba ngombwa yuko ngomba kugaruka mu Rwanda ariko ndi gufata umufungo. Hanyuma injyana ya hip hop uyu munsi yaba ku isi urayibona ute kubona iri kugenda isa nkaho imanuka ujyanyije n'izindi njyana Afrobeat, R&B? barayishe na urumva ntabwo ibintu bihora kimwe, ibintu bira development ugasanga birahindutse, ariko at the end of the day haracyari babandi baba legends. Muri munsi ni gufininga Kendrick Lamar kuko yakoze akantu no kuri Super Bowl, sinzi hano mu Rwanda Super Bowl hari muri Amerika turayireba Super Bowl, iriya performance yakoze ni kwerekana ko bigihari. Umbarije ni Dr. Dre, kamaza Snoop, kamaza Pac, Young Jeezy, Rick Ross, bariya baracyaye ufite hip hop. Hashobora kuza A$AP Rocky akaryoshya indirimbo ariko legendary, ejo bundi ushobora kutamwumva. Nka The Game usungura cyamwumva avuze induru 50 yavuyemo ari mu movie. That's the difference. Kuki bari kuva mu njyana iyi njyana iraziriki hari ibintu birangira bi niyo warariya mufungo wawe inshato zawe razujuje piscine zirahonga amamodoka ari 17 20 ukajya guhangana n'aba bapeti barere le dark namukunda uyu w'amatatuaje mu maso yitwa 69 nga 69 umulatino ukajya guhangana n'umuntu usakuza fazari wabivamo fa kuba umufungo waje nukubera competition hari nta bara papa bakuru nta competition bagifite. Wabona Dr. Dre akora album kandi ararenze. Aha se mu gihugu urayibona utinjyana aha ngaha haje nabone the same naho ari abana bashasha respect Ishkeven ndikumva ari we ndi gufiringa mushyashya aragapeti kazawo trap nawe ni umwana uri kuza neza street akuvuga ibibaho ukatamugeranya na papa cyangwa respect ntango muvuga nawe ariko ntago hip hop zitandukanye ugasanga umwana ari kuvuga ibyo tubona papa cyangwa akavuga ibyo mu baby, so urumva there's difference ariko ni competition kandi tutari kubabona njewe naraparitse ho gato reka umuntu abanza kwibaka kugira ngo ugaruke muri ibi bintu bisaba umufungo bisaba promotion mwebwe muduhereza mugasaba bisaba ibintu bisaba no kugira ngo ufite amafaranga. Ntago waba umuraperi uri kwirya ngo ufite amafaranga kandi ugifata moto, so nkanjye je naje ndihisha kureka ngeka mbanza ngira ipinda hari ubundi nongere mbagarukemo cyane. Turakubona ryari ubona gufata uyu munsi byoroshye? Biragoye bro, biragoye ariko kuva warubatse izina rimwe kabiri ni indirimbo imwe gusa cyangwa ebyiri, video ya Danje ebyiri, concert ebyiri nabagiye babigaragaza aba diplomate akabigerageza bikanga badana nanone bakaza kabigerageza gufata biragoye man. Reba Dani nanone yaraje ameze neza, iriya ndirimbo yahitinze ndumva ari nk'ebyiri yakoze akomerejeho. Ari igihe umuntu ashobora kuguhereza miliyoni zingahe ati genda kubita ikirimbo cya Danje ndi umufana wawe kandi ndi umukire, akagureza izo ebyiri gusa kandi you have to continue man. Urakomeza ugomba gukongera ugashyira ukongera ugusunikamo. Nukuvuga mwe rero biragoye ngo bro sinye kwiyemera. Ubwo babayi mu kibuga ntago ari babayi kuko nje indirimbo yose nakoma not you ahubwo abaraperi muri rusange yagoze rakoba ku bibazo byawe bro kwizira ry'ibaro ryawe nyabyo biragoye Imana ntago ari nje ngenyine ku mugani wa DPG umuhanga se Dani nawe nubwo ntari umufana we ariko nawe n'umwana wagerageje kugarura aragaruka ariko kabatse aracyabura umufungo kuko numva ntabwo dufite zira companies zitera inkunga. Bakeneye abantu batera inkunga akabatireka nshoremo miliyoni zingahe kuri uyu mujama cyangwa nshore miliyoni zingahe kuri iki kigali igikonsere runaka gikome nk'umuntu wakoze bira bya Riderman na Buddha. That was good, bira byari byiza cyane uko urumva ari umuntu markly hari company bamamajemo hariya special score numva ari umuntu urimo ndani bavuze uti reka dushore kandi barayagarutse bose. Bisaba umuntu kugira ngo umuntu agaruke.
Young turi kujya tugana ku musozo uko ibyo dukora byo ni byinshi, rega dusoze ugira ubutumwa ugenera abaraperi uyu munsi. Today icyambere ni kubahana, first of all ni ukubahana, gukorana. Ibi nabivuze mu ma interview atandukanye. Kubahana, gukorana. Urabona muri Amerika DJ Khaled aragenda agafata abaraperi nk'umunani cyangwa batanu akabashyira ku ndirimbo imwe. Gusa hits. Hano mu Rwanda ndabikora. Gufashanya. Hari abo barakunda. Ugasanga Rick Ross, Jay-Z bashizeho umuntu afashe kana katazwi. Agasize ku ndirimbo ye. Uwo mwana azongera gusangira namwe cyangwa yese ajya hejuru. Ariko mu Rwanda ntago bihari. Ntago bitanga. Ubwo reka mfashe hip hop culture, reka mfashe hip hop culture, ubwo reka nzamure abantu ndebe aho bizagera. Kandi aba bose uri buzamure uzabakuramo amafaranga at the end of the day. Ikibazo mbarije ndashaka gusubiza bifata gufashanya. Ntabwo gufashanya bihari. Ntaho hari. Yego twari kumwe na Young Ton, wumvise byinshi urugendo rw'ubuzima njyana hip hop kwihagaze uyu munsi, ariko ibyinshi tuzaganira byo ni byinshi birahari, tuzakomeza tugenda tuganira. Bra reka twimukire hariya na Negji, sibyo?